Yego murakoze cyane, nitwa Jonas, nkabandi manager wa ISANZURE Company X Limited. Murakoze cyane, nta gihe kinini tumaze dutangiye, twatangiye kuri 26 z'ukwa kabiri 2021, dutangira dusa nkaho nta bintu byinshi dufite, ariko ko gushaka ariko gushobora tubyinjiramo twabiteguye, tubifitiye ubushake, dushaka ibikoresho, turangije turatangira kugeza uyu munsi. Rero urwego tugezeho level yacu iradushimishije, ariko turacyarimo kwibaka, nubwo ari byinshi twifuza ko ari byo twageraho, ariko bitewe n'ubushobozi buke dufite, niyo mpamvu ibyo dufite bitunyura. Murakoze cyane. Burya iyo umuturage umugejejeho ikintu, ejo akaguhamagara avuga ati ongera unzanire kuri cya kintu, nuko aba yagishimye. Twatangira hano muri Kayonza, produit zacu zigarukira hano mu karere ka Kayonza cyangwa mu murenge wa Mukarange, ariko bitewe n'uko abakiriya bagendaga umwe abwira mugenzi we, undi abwira undi, tugenda twaguka, tuva muri Mukarange tujya Kabarondo, tuva Kabarondo tujya Kiramuruzi, kugeza ubu turimo turakora mu isoko ryo mu ntara y'Iburasirazuba. Nubwo turaguka ngo tujye hirya no hino, ariko aho tugeze turi kubona ko hari intambwe turi kugenda dutera buhoro buhoro. Twabifashe neza cyane, kuko natwe nubwo twatangiye mu kwa kabiri, ariko hari abandi tujya tubona hirya no hino bakora mu macupa ya plastique. Bya bintu n'ubundi twaratangiye kuva mbere hose dutangiye muri izo plastique, ariko tukabona nta suku, nta plastique iragenda, usanga hajyamo umwanda mwinshi cyane, no kuyoza ugasanga ntikeye kuko ari plastique. Ariko aho amariye kuza aya macupa, mu by'ukuri icupa nubwo waryoza ubona ko bigaragara ko rikeye, rikabikwereka, ni ikintu cyiza cyane. Abakozi barimo hano ni bakeya kuri level twumva twifuza, nubwo ari bakeya si uko twabuze ubushobozi bwo kuba twabahemba cyangwa ko babuze, ahubwo ni icyorezo gihangayikishije isi n'igihugu cyacu muri rusange cya COVID-19, nicyo ahanini cyatumye tugabanya abakozi. Ubundi abakozi iyo twuzaga 100%, habaga harimo abakozi 130, ariko ubu ngubu dukoresha abakozi 60, nibo barimo hano mu ruganda hose. Ku kijyanye n'amasezerano, dufite abakozi, buri mukozi wese ujemo hano tugerageza kuba twajyana nawe amasezerano yanditse, atari kuvuga ngo ni byo mu kirere. Dufite muri abo bakozi 60, 48 nibo bafite ibyangombwa cyangwa amasezerano yuzuye ya nyayo, abandi biracyari muri process ko hari ibyo batarubahiriza. Twebwe intumbero nk'uko twiyemeje, nk'uko nabanje kukubwira, ni gushaka niko gushobora. Twatangiye tubikunze, tubishaka, turacyarimo gushaka isoko hirya no hino, ariko turumva dufite gahunda y'uko twakaguka tukarenga n'imbibi, biramutse bibaye ngombwa ko twarenga n'imbibi z'igihugu tukagera hirya no hino, cyangwa no mu gihugu mu majyepfo kamenya produit zacu, uburengerazuba kamenya produit zacu. Turumva ari cyo twifuza ko, kandi tunasaba n'Imana kugira ngo icyorezo kigabanuke, kugira ngo noneho turusheho no gushyamo n'abakozi benshi, produit ibe nyinshi cyane.